hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Ubuhamya burebure buteye agahinda bw'umusore w'imyaka 32 wafashwe ku ngufu n'umukobwa. Umusore w'umunyarwanda w'imyaka 32 y'amavuko yandikiye Hot Time TV aduha ubuhamya bw'ukuntu yafashwe ku ngufu n'umukobwa batigeze bakundana. Uyu mukobwa ngo yaje kumubwira ko yamuteye inda. Gusa ariko ibi ntabwo ari byo byabaye ikibazo, ahubwo ibyabaye ikibazo ndetse byari binateye agahinda ntibyakurikiyeho nyuma yaho. Uyu musore arababaye kandi araremerewe, gusa yaduhisemo kuko azi neza yuko mwe mudukurikira mushobora kumuhereza inama kandi yamufasha. Uramanuka hasi muri komenti utanga igitekerezo cyawe n'icyo wamfasha, ndetse uzirikane gukanda subscribe. Ubusanzwe igitsina gore nicyo gikunzwe gufatwa ku ngufu n'igitsina gabo. Nubwo n'abagabo bafatwa ku ngufu, biragoye kumva umugabo cyangwa se umusore witangira ubuhamya ko yafashwe ku ngufu n'umugore cyangwa se umukobwa. Kuri ubu rero habonetse umusore wihamiriza ko yafashwe ku ngufu n'umukobwa. Tutabatindiye, reka tubagezeho ubuhamya bw'uyu musore w'imyaka 32 y'amavuko wadusabye ko amazina ye wenda tutayavuga, ariko byibuze ubutumwa bwe tukagira abo tubuhereza ngo bamuhereze inama. Yateruye ubuhamya bwe agira ati: ese muraho, ndi umusore w'imyaka 32, ndi umukozi wa leta mu Rwanda. Nubwo ubu ntari kubera nagiye hanze gukomeza amashuri, ndaremerewe pe. Munyemerere mbagezeho ubuhamya burebure bw'uburyo umukobwa yamfashe ku ngufu, uko yambwiye ko namuteye inda n'ibyakurikiyeho, ari nabyo byatumye nandikira urubuga nk'uru mbasaba inama. Mbandikiye ngira ngo mumfashe mungire inama, muname ubunararibonye cyane cyane nk'abamama n'abakobwa baba babizi cyane kurusha abagabo. Mu buzima sinigeze ngira experience zo gukundana n'abakobwa kuko nakuze nkunda kwiga cyane pe, kandi n'igitsure cy'ababyeyi nticyari bubinyemerere. Muri 2015 naje kumenyana n'umukobwa w'umuganga musanze ku kazi aho yakoreraga. Dukomeza kuzajya tuganira iby'imibereho itandukanye, mbese turamenyana bihagije pe, nk'abavandimwe, kuko yari amaze kumenya imyitwarire yanjye nanjye bimwe nari mbizi kuri we. Twajyaga tuganira ku bijyanye n'inkundo, ariko ntitwigeze dukundana. Rimwe rero aza kumbwira, ariko ngira ngo ni ibiparo bisanzwe, ati ariko buriya nta mukobwa wakwiba umunwa. Nanjye uti ntigute se? Uti nyine mukaryamana. Ndamusubiza uti kuri njye numva bitashoboka, kuko ibyo nakora naba nabiteguye neza ndetse nabitekerejeho. Bityo rero nteye umukobwa inda ubwo yaba ari umugore wanjye, kuko sinywa inzoga ngo yenda zizankoresha ibyo ntateguye. Ibyo byarangiriye aho. Muri 2016 rero naje kugira amahirwe ku kazi, mbona buruse yo gukomeza amashuri i Burayi. Nabimbwiye muri Decembre cyangwa se Ukuboza, habura nk'iminsi ibiri ngo ngende nk'umuntu twari tuziranye, maze nawe ansaba ko yaza akamfasha gukora bije, ndetse rwose akazanamerekeza. Nanjye nti oya shenge, si ngombwa pe. Ubwo hari ku cyumweru ndi bugende kuwa mbere nijoro, nari mvuye mu misa bisanzwe, abarampamagaye ngo aranshaka byihutirwa, ni Musange aho yabaga. Nanjye nti ko ntazi se ndabwirwa n'iki? Utifata moto umumotari tuvugane hakugeze. Nahise ntaha njya gupakira imodoka mu rugo. Ubwo mfata moto, erega njya aho yabaga, mubajije icyo anshakira, ati nagira ngo dusangire ibyo natetse mbere y'uko wigendera. Nanjye nti byiza cyane, nta kibazo, dore ko nari nisonzeye. Twabanje kuganira ibyo ku meza bitaraza, ngiye kubona mbona arimo arijomba akantu ku rutoki n'akandi agashyira mu kanwa, ngira amatsiko, mba ndamubaje uti utwo ni uduki? Arambwira uti iyo ni HIV rapid test, cyangwa se udukoresho dupima
ubwandu bwa sida ako kanya. Nanjye ati ego ko sinari nkazi pe. Uti nkaguye wipime? Banza kubyanga kuko numvaga nta mpamvu, ariko nyuma ndatekereza uti atankeka ukundi nta kibazo, araza arampima nyine nk'umuganga. Ndamubaza uti ariko ubundi ubu bikoze ngo bimara iki? Aho kunsubiza araseka cyane ati ari cyo bigutwaye se? Ndabyihorera turakomeza turaganira. Ubwo abazanye ibyo kurya, tumaze kurya ajya muri firigo azana ji y'agashya yansukiye ku kirahuri arampereza. Ji nayinywaga nitonze pe nk'umushyitsi gusa, ntabeshye nagiye kuyimara numva mu mubiri nahindutse ukuntu, nkumva ndashaka gukora raporo sexuelle pe. Nawe arabibona atangira kunyegereza, ariko ndihangana mwigizayo. Bigeze aho ntangira kureba nabi, mpita mpaguruka nihuta ndamubwira ngo ndatashye. Ahita akubitaho urugi ati ntiwagenda umeze gutyo, banza uruhukeho basi gato. Ubwo hari nko mu ma saa 10 z'umugoroba, gerageza guhatiriza ngo nsohoke, ahita yirukira mu cyumba cye asigaye urufunguzo, agaruka yambaye ukuntu asanga aho muri salo. Nanjye ubwo nari imeze nabi pe, numva nshaka rapport sexuelle cyangwa se gukora sex hamwe nawe. Gerageza kumwirinda biranga, birangira ankuruye tujyana mu cyumba cye. Icyo nibuka twararyamanye pe, ndetse bimara umwanya munini cyane kuko byamaze nk'amasaha 3 aribyo turimo gusa sinzi nimba twaranikingiye kuko njye nari imeze nk'uwataye ubwenge. Birangiye nahise ngwa agacuho ndasinzira. Nakangutse mu ma saa 8 z'ijoro nsanga nicaye mwegamiyeho, ariko mpanaguza igitambaro kirimo ibintu ntabashije kumenya kuko nari ndimo kubira ibyuya byinshi. Abonye nkangutse amazi yo kunywa arimo ibintu ntabashije kumenya, banza kuyanga arambwira ngo nimubabarire yibeshye amaji, ampera ku kirahuri cyarimo umuti watumye mera gutyo, ngo ariko ninywe ayo mazi ndamirirwa neza. Gusa yambwiye ko ari antidote. Naranyoye hashize nk'iminota 30 mererwa neza. Ndamubaza nti kuki utayimpaye mbere ukibibona ko wibeshye ukampera muri kiriya kirahuri? Araceceka ahubwo ansaba imbabazi. Narahagurutse mubaza aho yanshyiriye imyenda arayinyereka. Nahise nambara, arambaza ngo ugiye he, niba ari ubwiherero ko waba ufite mu cyumba. Ndamubwira uti oya ndatashye. Ati ntibishoboka. Nanjye nti ndatashye yewe, aho nabereye sindarara mu gasozi gutya, amplis mu bakobwa nkawe. Ansaba imbabazi, ndamubabarira ariko mubwira ko nshaka gutaha. Aranyenga ngo ndyame ngende mu gitondo, ndanga. Ageze aho arafungura ndagenda iryo joro. Ngeze imbere ntega moto ndataha. Natekereje kujya kumurega cyangwa kugira uwo mbibwira, mbona ntacyo byamarira uretse kwiha urw'amenyo. N'ikindi kandi nta mwanya nari ngifite, dore ko nari mfite indege y'uwo munsi nijoro. Hashize nk'amezi 2 cyangwa 3 umukobwa nyandikira ambwira ko namuteye inda. Ntababeshye numvishije ururengwiririye, ariko kuko nkunda abana kandi numva umwana ari uburenganzira bwe kubana n'ababyeyi bombi iyo bariho, kandi buruse twari dufite zatwemereraga kujyana n'uwo mwashakanye kuba bafite. Namubajije niba yakwemera ko tubana nubwo tutigeze dukundana, arabyemera. Namubwiye ko ngiye kugaruka i Kigali kugira ngo tubitegure birangire nko mu byumweru 2 cyangwa 3. Nafashe indege ngeze i Kigali, umukobwa muhamagaye telefone ndayibura. Muri icyo cyumweru cyose idacamo, nkanamwandikira ntansubize. Mfata imodoka ngo njye kumureba aho handi we yabaga, ariko sinahamenya dore ko nahageze rimwe nkanahava mu gicuku rimwe mpashakisha umunsi wose ndahabura, kugeza ubwo mbonye essence yenda kunshiriraho ndataha. Bita mfata icyemezo cyo kwisubirirayo ntamubonye. Naragiye ndiga ndarangiza muri 2017.
nagarutse mu Rwanda subira ku kazi ndamwandikira ko nagarutse gusa ntacyo yansubije, ndamwihorera mbona ko ashobora kuba ari imitwe yantekagaho. Muri 2018 mu kwezi kwa 10 rero naje kubona indi bourse nayo hanze y'u Rwanda yo gukomeza PhD. Ntabyo namubwiye kuko kuva nagaruka mu Rwanda twari tutaravugana, ariko uko biri kose ashobora kuba yarabimenye kuko hari ukuntu umuntu ashyira zimwe muri event ze kuri social media. Nditegura bisanzwe ntega indege, ariko nagombaga kurara Nairobi. Ngeze Nairobi nijoro mbona aranyandikiye uti urashaka kubona umwana wawe? Nanjye n'uburakari bw'inshuti vana imitwaho. Yahise anyohereza amafoto menshi ye bigaragara ko atwite, anyoherereza n'ay'uruhinja. Numva ngeze ubwuzu nshaka gusubira i Kigali, ariko ntibutse ibyo yankoze ubushize, mbona ko n'ubundi hari imitwe nikomereza urugendo. Gusa ndamubwira ngo nafotora ifoto y'ako kanya ayinyoherereze. Mbajije umudamu umwe ambwira ko uwo mwana dusa cyane, ariko mubajije uko abona angana arambwira ngo arabona afite nk'amezi 6. Sinabyitaho cyane dore ko numvaga ari iyindi mikino yapanze. Ntiturabonana, ariko kuva ubwo anyohereza amafoto ye n'uwo mwana yita uwanjye. Munyumve neza, sinakwihakana umwana pe, kuko no mu byo namubwiye byose sinigeze mubwira ko umwana atari uwanjye. Gusa namwe impamvu nakoresheje iyo mvugo murayumva. Aho niga rero mbona ibyo niga birenze cyane poste nakoragaho nk'iyi Kigali. Ubu mba nishakishiriza aho nabona ibiri ku rwego nzaba ngezeho nindangiza kwiga. Mperutse kubona afere y'akazi mu muryango mpuzamahanga, aho nuzuzaga dokima zisabwa hariho ahuzuzwa nimba hariho abadepanda cyangwa se ufite umugore cyangwa abana. Ntekereza wa mwana, ariko mubwiye kunyoherereza dokima z'amavuko, ibyangombwa by'amavuko se muri make ambwira itariki y'amavuko, gusa ibindi wapi ntabyo yambwiye. Byarangiye namwanditseho, namwe murabyumva. Gusa ikinteye impungenge noneho kurushisha ubundi yagize atya ati ngiye kwirongorerwa, kandi umuntu ugiye kunshaka akaba ashaka no kwiyandikishaho umwana, urabyemera? Namubwiye ko ntabyo nemera, arambwira ngo ubwo rero ninze mpite mwiyandikaho. Gusa njye nubwo ntabimubwiye nashakaga ko nkurikije ibyabaye byose nabanza nkakoresha ibizamini bya DNA, dore ko inaha ari n'ibintu byoroshye cyane. Ariko we ambwira ko ninza simpite mwiyandikishaho azahita amwandikisha kuri uwo ashaka kubana nawe. None rero nagira ngo mungire inama ku buryo kurikira, cyane cyane abagore, abakobwa n'abandi mufite experience cyangwa logique kuri ibi bintu. Mukurikije ibyo navuze byose, murumva amahirwe yo kuba narabyaranye n'uyu mukobwa ari kangahe ku ijana? Ese birashoboka ko umuntu yaterwa inda akanga kubonana n'uwayimuteye imyaka irenga 2 yose? Mukurikije ibyo navuze byose, ibi uyu mukobwa ambwira afite ukuri ku kihe kigereranyo? Ese birashoboka ko umuntu yakwiyandikishaho umwana nyuma yasanga atari uwe akamwiyandikuzaho cyangwa se akamwikuraho? Ese birashoboka ko namureka akabigenza uko abimbwira, byazaba ari byo koko uwo mwana ariho kandi ari uwanjye, nkazasubizwa uburenganzira bwanjye? Ese niba koko umwana hari uwanjye, igitekerezo cyo kubana na nyina nagikomeza kugira ngo umwana agire uburenganzira nk'ubwo kubana n'ababyeyi be bombi nubwo tutigeze dukundana rwose? Ese murumva mwama nama ki zihariye kuri iki kibazo ndimo? Ese nihe naba narakosheje cyangwa nagombaga kwitwara nte muri ibi byose byambayeho? Ese niki nakora ngo mbikosore? Ndateganya kuza i Kigali mu minsi ya vuba, ariko ababishoboye mwangira inama ku rubuga kuko ndaremerewe cyane.
we wakurikiranye Hot Time TV kandi wateze amatwi ubu butumwa, ndizera neza yuko uramusigira inama cyangwa se igitekerezo cyawe cy'ukuntu byumva. Ese uyu musore aribaza icyo yakora? Ese ararengana? Ese yabigenza ute ngo asohoke muri ibi bibazo? Ndizera neza ko wumvisha impande zombi, kandi nawe uri umuntu. Nubwo utaba uri umukobwa, birashoboka yuko burya ushobora nawe gukoresha logike yawe ukurikije ukuntu wumvisha ikibazo uyu musore yarimo. Ngaye nguko rero, wowe ukurikiranye Hot Time TV, uyu ni umwanya mwiza uhawe wo kugira icyo ufasha mugenzi wawe. Birashoboka yuko hari n'undi waba arahuye n'iki kibazo, ubutumwa bukaba bwagira icyo bumufasha. Gusa ariko mbere yuko ugira ubutumwa bwawe umanura hasi, gusa reka ngusubiremo impungenge afite kugira ngo aka kantu tukumve neza. Gusa ikinteye impungenge kurushaho, ejo bundi yagize atya ati ko ngiye kwirungurirwa kandi umuntu ugiye kunshaka akaba ashaka no kwiyandikishaho umwana, urabyemera? Namubwiye ko ntabyo nemera, arambwira ngo ubwo rero ninze mite mwiyandikaho. Gusa njye nubwo ntabimubwiye, nashakaga ko nkurikije ibyabaye byose nabanza nkakoresha ibizamini bya DNA. Gusobanura neza izi DNA ni ibizamini bafata mu misokoro y'umwana ndetse n'umubyeyi, bakabasha kubona nimba koko uyu mwana ari uwawe. Ndetse kandi yamubwiye yuko inaha ari ubuntu byoroshye cyane, ariko we ambwira ko ninza simpite mwiyandikishaho azahita amwandikisha kuri ubu bashaka kubana. None rero ngira ngo mungire inama ku buryo bukurikira aribwo nakubwiye mu kanya. Hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa n'uko wabyitwaramo.